Reka nongere kubaha ikaze nshuti bakunze mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho hano kuri The Family 2050. Nk'ibisanzwe kora subscribe, share na comment kugira ngo ujye uba mbere mu kubona amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga by'umwihariko Twitter na YouTube bamaze kumenyera uyu mugabo utavugwaho rumwe wisobanura nk'umushumba mukuru w'itorero New Covenant Kingdom Citizen na minisiteri yitwa World Foundation. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 uyu mugabo yakunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga zirimo YouTube na Twitter atanga ibitekerezo akenshi wasangaga bitavugwaho rumwe n'ababikurikira. Ibya Mutabazi byarushijeho kudogera mu cyumweru gishize ubwo mu itangazamakuru havugaga inkuru y'umugabo witwa Mukeshimana Celestin amushinja kuba yaragiye yakakodesha inzu yo kubamo muri Nzeri 2021 ariko akaba ayimazemo umwaka atayishyura. Uyu mugabo utuye mu karere ka Gasabo mu mudugudu wa Taba akagari ka Murama umurenge wa Kinyinya avuga ko ubwo Mutabazi yajyaga gukodesha inzu yasize yishyuye amezi 3 gusa ariko kuva ubwo ngo ntiyongeye kumubona kuko ngo yasize ayifunze akagenda. Mukeshimana yagerageje kwitabaza ubuyobozi bw'inzego zitandukanye zirimo n'abunzi biragorana. Mu gitondo cyo kuri uyu wa 26 Nzeri 2022 iyi nzu yafunguwe bigizwemo uruhare n'inzego zitandukanye isubizwa nyirayo. Mukeshimana ubwo yaganiraga na BTN TV yagize ati inzu yishyurwaga ibihumbi 70 ku kwezi, ubu naheze mu rungabangabo amezi 8 yose arashize atayishyura. Abana bagiye kuzabura amafaranga yo kujya ku ishuri hejuru y'iyi nzu Mutabazi yafunze none umwaka urashize. Yakomeje agira ati nari nzi ko ari umugisha uje mu nzu yanjye none ni ikibazo, ni ikigeragezo yaje atubwira ko ari apotere nkumva ko ari inyangamugayo atakora ibintu nk'ibi. Umunyamategeko we Maître Mico Joseph Twagirayezu yavuze ko bemera ko umwenda umukiriya we abereyemo uwamukodesheje inzu yemera kuwishyura binyuze mu buryo bumvikanye. Ati nkurikije ibyo tuganira iyi nzu yayikodeshaga ibihumbi 60 arimo amezi 7 yemera kuyishyura mu gihe turaza kumvikanaho na nyirinzu n'ubuyobozi ndetse n'abaturage. Nibishyirwa mu bikorwa aya mafaranga azishyurwa mu buryo twumvikanye. Inkuru z'abashinja Mutabazi ubwambuzi zimaze iminsi zica igikuba kuri Twitter ndetse bamwe bagaragaza ibihamya by'uko yagiye abatekera imitwe mu bihe bitandukanye. Ni ibintu nawe yemera ndetse yabishimangiye mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru mu mpera z'iki cyumweru gishize. Muri iki kiganiro yatangiye agira ati akeka ari ubwa mbere mubonye igisambo cyangwa umwambuzi ukora ikiganiro n'abanyamakuru, niho ndatangirira. Icya kabiri mfite umunyamategeko kandi uri mu banyamategeko ba mbere umpagarariye. Abamushinja ubwambuzi bakomeje kugenda biyongera umunsi ku munsi gusa nta n'umwe wigeze ugaragaza ko yabigejeje mu butabera ahubwo bavugaga ko yabatekeye imitwe mu buryo butandukanye. Mu bamushinja ubwambuzi harimo umurundi umaze imyaka 23 mu Burayi naho Ishakiye Clepe uvuga ko Mutabazi yamwambuye ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda nyuma y'uko yamwijeje kumufasha kwandika igitabo bikarangira amuteye umugongo. Mutabazi yagize ati nari mfite amakuru rero nari nyamaranye iminsi y'uko ibimaze iminsi bivugwa mu itangazamakuru atari ku busa gusa bidashingiye kuri ariya mafaranga. Ni nayo mpamvu abantu bibajije impamvu mfata avoka ushobora kuba yahembwa miliyoni 1 kugira ngo ajye mu kibazo cy'amafaranga ibihumbi 500. Yakomeje agira ati icya mbere nababwiye ko mfite ibibazo bikabakaba mu mafaranga miliyoni 30. Iki kiraje uyu munsi n'ejo hazaza ikindi rero ntabwo ari igitangaza ahubwo aba YouTuber mutere kamera mukorere views kuko zirahari. Naho Ishakiye Clepe umurundi uba mu Bubiligi muri Mata 2021 yagize gahunda yo guhindura mu Kinyarwanda igitabo yanditse mu Gifaransa. Yitabaje inshuti ye Dr Rusabagirishya amuhuza na Mutabazi kandi amwizeza ko ibintu byo kwandika abikora kuko asanzwe avugira mu itangazamakuru ko ari umwanditsi w'ibitabo. Mutabazi ngo batangiye kuvugana muri Mata 2021 amubwira ko igitabo nikirangira azamubwira. Muri Mata 2022 yaramuhamagaye amubwira ko igitabo cyarangiye
kandi ko ashaka kukimuha akagihindura mu Kinyarwanda. Mutabazi yamwijeje ko afite umwanya, amusaba ko yakwihutira kukimuha agatangira akazi. Avuga ko bavuganye amafaranga, Mutabazi akamwemerera ko azamukorera ibitabo akamwishyura ibihumbi 800 by'amafaranga y'u Rwanda. Icyo gihe Mutabazi yamusabye ko ayohereza kuri konti. Tariki 12 Kamena 2022 ngo yamubwiye ko kuwa gatanu azamuhamagara akamubwira aho igitabo kigeze. Aho ishakiye ahamya ko kuva icyo gihe Mutabazi atongeye kwitaba no kumwandikira birahagarara. Mu kiganiro yagiranye n'Igihe, Aho ishakiye yavuze ko ubu bwambuzi yakorewe na Mutabazi agomba kubushyira hanze kugira ngo uyu mugabo adakomeza kugira abakomeza gutekera imitwe. Ati icyo nakoze nuko nabijyanye mu rwego rw'ubugenzacyaha nta n'ukwezi kurashira, gusa uyu mugabo ni umuntu mubi, ni umurozi, arimo kuroga abantu mu bitekerezo kuko avuga ibintu biri hafi y'ukuri ariko atari ukuri, kandi aha niho akorera mu butekamutwe, utamwuzi wamwizera. Tubibutse ko Mutabazi Kabarera Maurice ku munsi w'ejo aribwo yasohowe mu nzu yakodeshaga ashinjwa kumara amezi menshi atayishyura kandi yarafungiranyemo ibintu bye. Amakuru yacu n'aha tuyasoreje. Wowe abanye natwe wakoze cyane. Niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru n'ibiganiro tubagezaho.